Kugeza kuri ubu amakuru akomeje kugenda avugwa mu gihugu cya Uganda najyanye n'igitero Amerika ishobora kuzagaba mu gihugu cya Uganda, nk'uko urebye ku rukuta rwa X cyangwa se umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba na perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga Jimmy Rich yamaze kubitangaza, ndetse n'amagambo yateye ubwoba bamwe mu baturage b'igihugu cya Uganda, ndetse anashimisha urundi ruhande rw'abashyigikiye Bobi Wine bitewe n'amagambo General Muhoozi nawe yaje gusubiza, dore ko ari amagambo akakaye. Byose byatangiriye kuri Bobi Wine ariko birangiye uyu mugabo ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ari na perezida nk'uko tubivuze uhagarariye komite cyangwa se komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari komisiyo ibishinzwe kureba ibijyanye n'umutekano ku bihugu bishuti cyangwa se ahari umutekano muke ku isi, ndetse n'ububanyi n'amahanga bwa Amerika ndetse n'ibindi bihugu. Reka twinjira ku magambo yatangaje ndetse na Muhoozi Kainerugaba uko yaje kumusubiza mu magambo agira ati, uyu mugabo ngo ni Jimmy Rich yatangaje amagambo agira ati Komanda Kainerugaba yarenze umurongo utukura, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kongera gusuzuma mubano wayo mu by'umutekano na Uganda, bikubiyemo n'ibihano ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare. Umuhungu wa perezida wa Uganda kandi ushobora kuzamusimbura ntashobora gusiba ubutumwa yanditse kuri X no gutanga imbabazi zidafite icyo zisobanuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizakwihanganira urwego rw'ubwiyahuzi n'uburangare mu gihe abakozi ba Amerika n'inyungu za Amerika ndetse n'ubuzima bw'abantu b'inzirakarengane muri aka karere buri mu kaga. Uyu ni umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga Jimmy Rich, ubwo yavugaga kuri Muhoozi Kainerugaba. Ndaje twinjire ku mpamvu yatumye yandika ubu ndetse na byinshi yagiye atangaza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane kuri Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba akaba generali ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, nawe yese amusubiza kuri Twitter ndetse akoresha amagambo akakaye ari nabyo tugiye kugenda tugarukaho. Yatangiye amubwira ati, izina ryanjye si Komanda Kainerugaba, nitwa General Muhoozi Kainerugaba. Ni uwuhe murongo utukura navuze ko narenze nk'uko ubivuga? Mwemerewe gusuzuma bundi bushya ibyo mushaka byose bijyanye n'ubufatanye bwacu, ariko ntimuzigera mudusuzugura cyangwa mutugaya, ntimuzigera mutugira abacakara banyu. Nta magambo ya General Muhoozi Kainerugaba ubwo yasubizaga uyu mugabo akaba musenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba na perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga. Ndagira ngo twinjire ku mpamvu nyamukuru yatumye bino bintu abantu benshi bibatera ubwoba. Muhoozi Kainerugaba mu minsi ishize muribuka neza ko hagiye havuga ibintu byo guhiga Bobi Wine, akajya anatangaza avuga ngo ni iminsi yatanze igera muri 3-4 azamwica, n'iki bintu nk'ibyo yagiye abitangaza kuri X, ndetse iyo post yaje kuyisiba ariko ntabwo yaje kurekeraho, dore ko yakomeje kwibasira cyane cyane ambasade ya Amerika iri mu gihugu cya Uganda, ari nabyo byatumye uyu musenateri aza kubyinjiramo nawe akagira amagambo abitangaza. Reka twinjire ku byo yatangaje mbere gatoya yaho tubona ubutumwa, nibwo turaza gusobanukirwa ese niye mpamvu Amerika nayo yatangaje ayo magambo. Muhoozi yikojeje kuri Twitter yandika amagambo agira ati, turi kuyashyira mu Kinyarwanda kuko yabyanditse mu rurimi rw'icyongereza, aho yagize ati, ubufatanye bw'ingenzi cyane mu by'umutekano hagati ya Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagiye bugenda bugabanuka mu myaka 10 ishize guhera mu mwaka wa 2015 bitewe n'abakozi ba diplomasi batagira ubushishozi bakorera muri ambasade. Ibi nubwo bibaye, umubano wa politiki hagati y'ibihugu byombi wakomeje kuba mwiza cyane. Kuri tweet ya kabiri ari nayo navuga ko irimo amagambo akakaye yatumye uyu musenateri akaba na perezida wa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje akandika amagambo
akomeye kuri Twitter ari nacyo cyayimuteye, aho Muhoozi Kainerugaba akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yanditse amagambo agira ati: Banya-Uganda bagenzi banjye, bitewe n'ibihe turimo aho umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, aha yavugaga Bobi Wine, avuga ko yishimuse ubwe ku giti cye akaburirwa irengero, kandi dukurikije amakuru y'ubutasi dufite, ibi byose byakozwe ku bufatanye n'ubutegetsi buriho bwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cyacu. Twebwe nka UPDF duhagaritse ubufatanye bwose n'ubutegetsi buriho kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri Kampala. Ibi birimo n'akazi dukorera muri Somalia. N'amagambo, wumve neza ko ari amagambo y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ntabwo haciyeho iminsi rwose n'amasaha, ndetse Muhoozi Kainerugaba yahise agaruka kuri Twitter yandika asaba imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse anatangaza ko umubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibyo yanditse byose atari byo. Ariko ubitewe n'uko posti yabyanditseho ntabwo yigeze iva kuri Twitter, aha niho byatumye uyu musenateri nawe yagarutse agaragaza ko imbabazi yatse ari imbabazi za Nyirarureshwa atarakomeje, ahubwo kwari ukuyobya uburari. Niyo magambo ahangaha bamubwiraga, nk'uko n'ibitangazamakuru byinshi byagiye bigarukaho bavuga ko yasabye imbabazi, ariko izo mbabazi ntabwo higeze hagaragara niba koko yarazisabye abikuye ku mutima cyangwa abikora nkana. Kuko mu iretere yaranditse mu Cyongereza ati: I want to apologize to our great friends the United States for the earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with wrong information. I have spoken with American ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue to our military cooperation as usual. Urumva ko yanditse amagambo arimo arasaba imbabazi, ndetse agaragaza ko yanazisibye, ariko mu by'ukuri uyu musenateri yagaragaje ko izo tweets zitigeze zisibwa. Kugeza ubu rero ntabwo nta yandi makuru arajya hanze wenda tugaragaze. Igisirikare wenda kirabivugaho iki nyuma yaho umugaba mukuru w'ingabo zacyo agize amagambo atangaza, ndetse n'ubwo yagaragaje ko yasabye imbabazi kubera tweet yanditse kubw'amakuru mabi yahawe cyangwa se amakuru mabi yagejejweho. Yaganiye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cyabo muri Uganda, ndetse umubano hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye na gisirikare, umubano wa gisirikare ukomeje nk'ibisanzwe. Niyo magambo yatangaje. Ibi byose rero byatumye abantu bongera kugaruka ku bijyanye n'uyu mubano w'ibihugu byombi, dore ko abantu bakomeje kugibazaho, nubwo Muhoozi akomeza kugaragaza ko hari ibyo aba yakoze ahubutse cyangwa se akabikora mu buryo bwihuse atabanje kubitekerezaho. Abantu bongeye kubona ko umubano w'ibihugu byombi ushobora kuba utameze neza, mu gihe benshi babona ko Uganda irimo irakorana cyane n'Abarusiya ndetse n'Abashinwa, akaba ari nabyo bintu birimo biragenda bishyira igitutu ku bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kuba baba batarimo barakontorora igihugu cya Uganda. Muhoozi rero nawe akagaragaza ko adakeneye kuba umucakara w'igihugu cya Amerika, kuko Amerika ngo ishaka kugira ngo ibagenzure nk'abacakara babo. Rero akaba ari nabyo yanditse mu butumwa bwe, arimo aragaragaza ko adashaka kuba yaba umucakara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babashyiraho igitutu, by'umwihariko bishingiye ku kuba ku mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni ariwe Bobi Wine Kyagulanyi, agaragaza ko ubutegetsi bwa Museveni ari igitugu, atari ubutegetsi bujyaho kubera abaturage, dore ko hari amakosa menshi yabaye mu matora yakomeje kugenda agaruka bavuga ko bamwibye amajwi, yakagombye kuba yaratsinze amatora. Ariko no guterana amagambo kwe n'umuhungu wa Museveni ariwe General Muhoozi Kainerugaba byatumye benshi batangira kwibaza ku bijyanye n'umutekano w'uyu mugabo, ndetse n'uburyo Muhoozi akomeje kugaragaza ko amushaka, ndetse aza no gutangaza avuga ko
no kumwica azamwica. Ni amagambo yose agiye atangaza, ariko ayo matweet yose yagiye yasiba. Rero kugeza ubu ngubu nicyo kintu abanya-Uganda bakomeje kwibaza, ese Amerika irimo irapanga iki igiye gukora muri Uganda, dore ko benshi batangiye kubona ko bishobora kutazagenda neza bijyanye n'aya magambo bakomeje kugenda baterana ku mbuga nkoranyambaga. Turaza kubana mu bindi biganiro, ubundi nizera ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ku makuru nk'aya ngaya twagiye tugushakira, kugira ngo ugende ukomeza kugira umunsi mwiza.